Data mu izina rya Yesu turagushimira ubuntu bwawe bwinshi bwabaye ku buzima bwacu udukomereza muri iyi nzira ifunganye. Ubuntu bwawe bwabanye natwe bukomeza kuduha inzara n'inyota byo kugukurikira, inzara n'inyota byo kugushaka. Ubuntu bwawe bwabanye natwe bukomeza kuduha kunesha. Atari wowe mwami tuba twarakubiswe hasi burundu, atari wowe mwami ibyacu biba byararangiye, ariko imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bihoraho kuri twebwe. Ngo ubuntu bwawe buhora buba bushya buri gitondo, n'ukuri tuzanywe no kugushima. Turagushimira ubuntu bwaduhaye kumenya Kristo, turagushimira ubuntu budukomereza muri we, turagushimira ubuntu bugenda budutera ko ibyisi bitubera nk'ibibambwe natwe tukaba kuri byo nk'ababambwe. Turagushimira umurimo w'igitangaza ukorera mu muntu wahoze ari umunyabyaha agatsindishirizwa, akihana, akababarirwa, agahinduka umwana w'Imana, agahinduka umuragwa w'ubwami bw'Imana. Ubwo buntu ntituramenya kubugushima uko bungana, ariko uko imitima yacu yibukijwe tuzagushima. Uko duhaye iminsi yo kubaho ubuzima bwacu buzaberaho kugushima. Ibyo dukora byose bizaba ari nk'ituro, bizaba ari nk'igikorwa cyo kugushima nyaguhora ku ngoma. Wowe wadukunze mbere ntitwari kumenya iby'urukundo rwawe, ntitwari kumenya ibyo kugukunda atari wowe bitangiriye muri twebwe. Turagushimye rero, turagushimira ubuntu bwabanye natwe umwaka wose watambutse wa 2024. Turagushimira ubuntu buhari ku bwacu muri uyu mwaka. Twizeye imbaraga zawe, twizeye kugira neza kwawe, kuko ni koko turi mu mwaka w'imbabazi. Ntago tubari imibare y'imyaka yabazwe n'abantu, wowe watugejeje mu gihe cy'ubuntu utugeza mu mwaka w'imbabazi, ahubwo twuzuza ubwo buntu kugira ngo tububwire n'abatari babumenya nabo binjizwe mu mbabazi zawe. Mukunzi mwiza, ngwino unyigishe. Mwuka wera tumenyaho gato, wowe mwigisha mwiza, ngwino twigishe ibyo tugiye kuvuga bigira umumaro ababyumva, nanjye bingirira umumaro. Binkangurire gukora icyo wandemeye, bibakangurire guhuzwa n'imigambi ubafitiye, guhuzwa n'icyo wabaremeye. Bidukomereze muri wowe, bitwuzuza ishyaka ry'ibyawe nyaguhora ku ngoma, bitwuzuza ishyaka ryo kugira ngo tubwire abatarakumenya, kugira ngo tubabwire urukundo rwawe n'imbabazi zawe, maze nabo bagirirwe ubuntu twagiriwe. Umugisha umuntu wese ugira uruhare kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Umugisha abasenga, umugisha abatanga ibyabo, umugisha buri muntu wese ukora umurimo uzwi n'utazwi, kugira ngo akangurire benshi ku bukiranutsi. Tuguhaye rero icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, umwaka mwiza kuri twese. Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane natwe kandi budushoboze icyo data yatugeneye, icyo twaherewe agakiza. Ntiduhita dupfa ngo tujye mu ijuru, aba ari cyo uberaho nanjye aba ari cyo mberaho, hanyuma dusohoze iyo migambi y'Imana ifite ku buzima bwacu. Nejejwe rero no kongera kugaruka ku bw'ubuntu bw'Imana ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo ndiganira kuko ndizi cyane ndetse ndatinze no kurimenya, ndigiramo n'ubukererwe, ndimo ndasiganwa. Nizeye ko nawe ari uko uri musiganwa, kugira ngo twige, tumenye, dusobanukirwe ibyo Umwami ashaka ko tumenya. Abanyabwenge ngo bashishikazwa no kwifuza kumenya ibyo Umwami ashaka. Umuntu aba abaye umupfapfa yadashishikajwe no kumenya ibyo Umwami ashaka. Tugiye rero kuganira ku ijambo ry'Imana mfite ku mutima wanjye muri iyi minsi. Turiganiraho buri wa gatatu uko Imana izajya idushoboza kugeza igihe tuzumva ibigendanye naryo dusa nk'ababirangije ku kigero tugejejeho kumenya, kuko n'ubundi ntibirangira. Nabihaye umutwe uvuga ngo ishyaka ry'urugo rwa data. Ishyaka ry'urugo rwa data, zil cyangwa zel, ishyaka ry'urugo rwa data, umwete mwinshi, ishyaka ry'inzu ya data, ishyaka ry'urugo rwa data. Aya magambo yaravuzwe muri Zaburi ya 69 umurongo wa 10, yari Zaburi ya Dawidi. Mu by'ukuri nubwo Dawidi nawe yari afite ishyaka ry'Imana, adashaka izina ry'Imana ritukwa, yewe afite n'ishyaka ry'inzu yubakiraga Imana. Murabyuka ko yashatse kubaka inzu y'Imana, yewe akagena ibizayirimbisha byose, nubwo yarabwiye ko atari we uzayubaka, ariko mu by'ukuri murongo uhanuraga Kristo nk'uko turi bibone. Muri Zaburi ya 69 umurongo wa 10 hatangira havuga ngo kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Kuko ishyaka ry'inzu yawe rindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri njye. Nawe nakubaza nkuko nanjye nibaza, ese nawe ibitutsi by'abatuka Imana byaguye kuri wowe? Ese byabyukije byibuze ishyaka muri wowe rizana impinduka ku buzima bwawe? Ese wumva hari icyo wabikoraho? Ibitutsi by'abatuka Imana, abagaya Imana, abasuzugura izina ry'Imana, ese byakugezeho hanyuma bigutera ishyaka ryo kuzana impinduka cyangwa se kugira icyo ubikoraho?
Imana ishimwe cyane. Nanone mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2, none ibyari byarahanuwe kuri Kristo niko byamubayeho, niko byagenze. Reka dusome kuva ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 17. Haravuga ngo Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Murabizi ko bari basanzwe bizihiza iminsi mikuru ya Pasika nkuko byatangiye bakiva muri Egiputa, cyangwa ijoro bavanywe muri Egiputa. Ngo Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Mbese ageze mu rusengero asangamo abantu bahacururiza inka, intama, inuma n'abandi bavunjaga amafaranga. Murabizi ko ibyo byose byakoreshwaga mu bitambo, mu maturo bakoreraga aho ngaho mu rusengero. Ngo Yesu abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza cyangwa se amena amafaranga y'abaguraga inuma. Ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Mukureho ibi ngibi, mureke guhindura inzu ya data isoko. Ikibazo nticyari ibitambo, ikibazo nticyari amaturo, ikibazo nticyari ibyo bazana, ahubwo icyo bari barabihinduyemo nicyo cyari ikibazo. Ibyari bitegetswe byasabwaga n'Imana bagombaga gukora, bari barasabwe n'Imana, ariko bigeze bihinduka isoko, bihinduka ubucuruzi bwungura ababikora cyangwa se ababishinzwe, abatambyi n'abandi nk'abo. Ngo abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandye. Bwa buhanuzi twabonye muri Zaburi 69 busohoye kuri Kristo. Yinjiye mu rusengero rw'icyo gihe, mu nzu yitirwaga izina ry'Imana, ageze asanga abantu baracuruza ibyakabaye ibitambo bifasha abantu kwegerezwa Imana, kubabarirwa ibyaha. Abantu babihinduye ubucuruzi. Ibyakabaye ibitambo byongera kunga abantu n'Imana ngo bagaruke mu busabane, ababishinzwe bakabaye bafasha kwegera Imana, babihinduye ubucuruzi. Hanyuma arabirukana kubera rya shyaka ryinshi, kubera wa mwete mwinshi w'inzu ya se. Ngo arabirukana, ngo aravuga ngo mureke guhindura inzu ya data iguriro, cyangwa mureke guhindura inzu ya data isoko. Ngo abigishwa be bibuka uko byanditswe ngo ishyaka ry'inzu yawe rirandye. Ahandi hantu twabonye Yesu atangira gusa nk'uwita ku by'inzu ya se ni igihe afite imyaka 12 yajyanye n'ababyeyi be Yerusalemu, hanyuma aza kubacika asigarayo. Umuhango w'Abayuda ko wagendaga, nibaza ko sinzi wenda n'ubu ngubu ko bakibikora, abahungu b'imyaka 12, 13 nkaho ngaho babakoraga ikimeze nk'umunsi mukuru wo kubemerera kuba mu mihango imwe y'idini cyangwa mu bikorwa bimwe by'idini nk'abantu b'abagabo. Yesu nawe ku myaka 12 aza kwisigarirayo. Hanyuma umubyeyi we Mariya amubajije, turabona mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 48 na 49. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 2:48 na 49. Ngo bamubonye baratangara, nyina aramubaza ati, murabizi ko bari bamubuze bibwira ko ari mu bantu barimo basubirana iwabo. Ngo bamubonye baratangara, nyina aramubaza ati, mwana wanjye niki cyatumye utugenza utya? Dore nge na so twagushatse dufite umutima uhagaze. Arabasubiza ati, mwanshakiraga iki? Ntimuzi yuko binkwiriye kuba mu rugo rwa data? Muri Bibiliya zikoreshwa nk'icyongereza bavuga ngo se ntimuzi ko nabivuye kwita kuri business za data, ku mirimo ya data, ku bikorwa bya data? Mwanshakiraga iki? Ibyo byose byarimo bitwereka icyitwa ishyaka ry'inzu ya data. Ahangaha turavuga urusengero rwubatswe rw'amabuye n'amatafari, nubwo uyu munsi urusengero nyamukuri ari njyewe nawe, kuko turi inyubako y'Umwuka Wera yo guturwamo n'Umwuka Wera. Tuzagenda tubivuga. Kristo we yari yuzuye ishyaka y'igitangaza ry'urugo rwase. Nifuza gukoresha ijambo urugo kugira ngo tumve urusengero nk'inyubako y'amatafari n'amabuye n'amabati, ahubwo urugo rwa data, mu rwuri rwa data. Yesu yari yuzuye iryo shyaka, twagiye tubibona mu byanditswe cyangwa bibona mu byanditswe inshuro nyinshi. Aricyo nifuza ko nawe umutima wawe wamera nk'uko wa Yesu umeze, cyangwa se uko wari umeze, kongera kuzurwa n'ishyaka ry'urugo rwa data. Twagiye turiteshwa n'ibintu byinshi bitandukanye, turaza kubibona, ariko ahangaha turabona uburyo Yesu yifuza, cyangwa isi minsi yari ku isi yifuzaga gutuma urugo rwa se rwuzura. Mu butumwa bwiza nanone bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 umurongo wa 16 haravuga ngo mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbo umwe,
zigire umwungeri umwe, umwungeri ari we data. Mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Yarakwiriye kuzana natwe abanyamahanga, yarakwiriye kuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami hirya no hino aho batari bamenya, kugira ngo urugo rwa se rwuzure, kugira ngo abakiri hanze y'urugo rwa data nabo bazi. Ngo mfite n'izindi ntama zitari muri izo muri uru rugo, nazo nkwiriye kuzizana. Zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Ndimo ngukangura nanjye nibwira iby'ishyaka ry'urugo rwa data, dore ikigamijwe ni iki ngiki, nuko abakiri hanze nabo baza bakumva ijwi ry'umwungeri, twese tugahinduka umukumbi umwe. Ibyo twagiye tubona hirya no hino aho twasengeye cyangwa se aho wasengeye, byagiye bitesha abera ishyaka ry'urugo rwa data. Ibyo rero twahita tuvuga ko ni ugusohozwa rwose k'umugambi wa Satani. Hanyuma ishyaka ry'urugo rwa data kugira ngo tuzane abandi kuri Kristo nabo bamumenye, rigenda ritakara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nongere mbibutse yuko kuba ikintu cyakoreshejwe nabi bitavuga ko n'ibyakozwe neza bigomba kurekwa cyangwa se gutabwa. Nagiye numva mu by'ukuri inyigisho nyinshi zikangurira abantu kuva mu nsengero. Kuba mu nsengero hakorerwa ibidakwiriye ntibivuga ko dukwiriye kuvamo. Ndahamya ko ari insengero zikorerwa mu ibyiza, zadutoje iby'agakiza, zadutoje gukurira muri Kristo, zatwigishije nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo igice cya nyuma ritubwira kwigisha abantu kwitondera ibyo Yesu yasize atubwiye. Hari insengero zimwe zikangurira abantu gutwara ubutumwa bwiza butari bwagera, hari insengero zimwe zikangurira abantu kubwira abandi ibya Yesu. Ntabwo rero kuba mu nsengero hakorewemo ibintu bibi ari izo gutabwa. Ubwo ndacyavuga insengero z'inyubako. Imana itugirire neza. Tugiye gukoresha urugero rwo muri Samweli wa mbere, bimwe mu bintu bizinura abantu ishyaka ry'urugo rwa data rikazima mu mitima y'abantu. Imana itugirire neza. Hari ibintu byinshi byateye abera abakristo kuzinuka urugo rwa data, ariko n'ukuri ntago bikwiriye. Ikiri ku mutima wa Yesu nuko we wagize ubuntu bwo gukizwa, ujya kureba abakiri hanze, abataraza mu rwuri rwa data, abataramenya iby'urugo rw'Imana, abataramenya iby'inzu y'Imana. Simvuga inzu y'inyubako, nabyo turaza kubibona, ahubwo kugira ngo abo nabo baze, twese tugire umwungeri umwe, twumve ijwi rye, tumukurikire. Imana ishimwe cyane. Turebye mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri umurongo wa 12 tugeze ku murongo wa 15, turaza no gukomeza 16 na 17. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya kabiri umurongo wa 12 tugeze kuri 15 muri Bibiliya yera. Haravuga ngo kandi bene Eli bari ibigoryi. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo bari abapfapfa. Kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Nukuri ntibari bamuzi, kuko iyo bamumenya ntibari gukora ibyo bakoraga. Ni iki kizakubwira ko umuntu azi Uwiteka? Nuko nyine mo yitoza gukora ibyo Uwiteka asaba. Ntibari bamuzi, bari mu murimo wakabaye urimo abantu bazi Uwiteka, ariko ntibari bamuzi, kuko iyo mumenye bari kumenya n'igitinyiro cye. Ngo kandi bene Eli bari ibigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Ngo kandi abo batambyi uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, cya kintu cyenda kumera nk'igisuka cy'amenyo 3 manini, ngo akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono, yaba mu cyo batekamo inkono, icyungo n'ibindi nk'ibyo ngibyo baga batetsemo ibyo gutambwa. Ngo ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga nicyo umutambyi yendaga. Uko niko bagenzaga Abisirayeli bose babaga bagiye ishiru. Muri make batesha agaciro ibitambo by'Uwiteka. Ngo ndetse batarotsa, ku murongo 15, ndetse batarotsa ibinuri, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati mwinyama zo kokereza umutambyi, kuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi. Iri jambo rivuga ngo ndetse batarotsa ibinure, rivuga ngo batarakuraho icyitwaga ibiryo by'Imana. Urumva agasuzuguro n'akajagari no kumenyera iby'Imana ku kigero gikabije. Tubona mu gitabo cy'Abalewi igice cya 3 umurongo wa 16 batubwira iby'ibi binure. Kadusimbukireho gatoya turebe mu gitabo cy'Abalewi igice cya 3 umurongo wa 16. Ngo umutambyi abyosereze ku gicaniro, ibyo ni ibyo kurya by'Imana, ni igitambo gikongorerwa n'umuriro, kuba umubabwe uhumura neza, urugimbu rwose ni umwanya w'Uwiteka. Umva bya bintu uko byagendaga. 15 hatubwiye ngo ndetse batarotsa ibinure, bazaga kujabura mu bitetswe, batarakuraho nibyo twakwita ibiryo by'Imana by'icyo gihe. Ako
kari agasuzuguro no gutakaza igitinyiro cy'Imana ku kigero gikabije. Niyo mpamvu byababereye icyaha gikomeye abo bahungu. Ngo umutambyi abyosereze ku gicaniro, ibyo ni ibyo kurya by'Imana. Tekereza abantu kugeza aho basuzugura bene aka kageni. Ngo ibyo ni ibyo kurya by'Imana, ni igitambo gikongorerwa n'umuriro, kuba umubabwa uhumura neza. Urugimbu rwose ni umwanya w'Uwiteka, urugimbu unure byose byari umwanya w'Uwiteka. Bitarakurwaho aba bahungu ba Eli bakaza bakazijabura ibyo bashaka. Wumva uburyo biteye agahinda. Ukomeje ku murongo wa 16 muri iki gitabo nyine cya mbere cya Samuel igice cya 2, umurongo wa 16 uravuga ngo kandi iyo uwo muntu yamusubizaga ati, nibamara kotsa ibinure urabona kujyana iby'umutima wawe ushaka. Muri make nibamara gukoraho ibiryo bihumurira Imana neza. Ngo nawe yaramusubizaga ati, oya, urazimpa nonaha, kandi nuzinyima ndazijyana ku mbaraga cyangwa ndazijyana ku ngufu. Uko niko baratesheje agaciro umurimo w'Imana mu ihema ry'Imana. Ngo nuko rero mirongo 17 ubabaje, ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Muranyumva nshuti z'Imana? Imana itugirira ubuntu. Ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Umva aho icyaha cy'aba basore cyahindukiye igikomeye, cyateye abantu kuzinuka ibyo bategetswe n'Imana. Ndimo navuga ishyaka ry'urugo rwa data. Ni koko ushobora kuba warabonye ibidakwiriye mu madini, mu nsengero aho dusengera, bikagutera kuzinukwa umurimo w'Imana. Ariko reka mbabwire, urugo rw'Imana abarurimo twebwe abakijijwe, ni twebwe dukwiriye kugira ishyaka ry'urugo rwa data. Ni twebwe dukwiriye gutera umukumbi wundi ukiri hanze ko waza mu rugo rwa data. Twese nituzinukwa iyi mirimo izakorwa nande? Ni bande bazakangura abandi? Imana ishimwe cyane. Nongera mvuge ngo kuba mu rusengero hakorewe ibidakwiriye ntibivuga ko insengero zikwiriye guhungwa. Insengero nyine aho abantu bateranira, hari urusengero rwitwa ngewe, ariko hari n'amateraniro aho abantu bakorera amateraniro. Iyo twitegereje mu byanditswe, mu byakozwe n'intumwa ndetse n'izandiko zikurikiyeho Paulo yagiye yandika, yazandikiraga itorero ry'ibunaka. Ni ukuvuga ngo abantu bari bagafite ahantu bahurira. Ndetse niyo tubona ibyo yakosoye mu itorero ry'i Korinto ryabayemo akajagari gakabije, yabakosoye kuko mu materaniro yabo bakoraga ibidakwiriye. Haba mu igaburo ryera bagakora ibidakwiriye, hakabamo akajagari, abagore bakabariza abagabo mu iteraniro ibyo batumvise, akajagari kakavuka. Ariko bari bafite aho bateranira. Ntago Imana yigeze ibuza abantu kugira amateraniro yera, guhura bakiga ijambo ry'Imana, bagakomezanya bya kivandimwe, imihamagaro yabo ikamenyekana, impano zabo zigakoreshwa, bagatyazanya. Ntabwo Imana yigeze ibirwanya, kuko nahindutse urusengero rw'Imana. Ntabwo Imana yakuyeho iteraniro ry'abantu bateranira mu rugo, ngo tubona mu byakozwe n'intumwa, bateranira hirya no hino, ari iteraniro ry'abantu benshi bavuye muri za ngo n'ubundi basanzwe bateranamo, bakagira iteraniro ry'abantu. Rero inyigisho ibwira umuntu ngo sohoka mu rusengero, wiba mu rusengero, sibyo. Gusa simvuga ko insengero zose zikorerwa mu ibyiza. Niki dukwiriye kureba nshuti z'Imana? Hari urusengero rwo kubamo, ngakomeza nkinginga nkasengera kugira ngo iby'ubwami bw'Imana abe ari byo bikorwa. Hari n'urundi rusengero nkwiriye guhunga. Ni uruhe rusengero nkwiriye guhunga? Igihe mbona ko unyobora ukwiye kunyobora inzira y'agakiza nawe atari yo nzira arimo. Urugero, yiyeguriye Satani bigaragara ku mugaragaro, cyangwa se nawe ntarimo aharanira kugera ikirenge mu cya Kristo. Paulo yatubwiye ngo mugere ikirenge mu cyanjye, kuko nanjye ndimo nkigera mu cya Kristo. Umuyobozi w'urusengero runaka akwiriye kuba arimo yitoza, nawe arimo aharanira gusa na Kristo. Ndimo mubonaho izo mbuto ku buryo nanjye nifuza kugerageza kumwigana. Simvuga ko abayobora insengero twaba abamarayika, oya pe, turi abantu buntu, dufite intege nke. Ariko se ndimo ndaharanira gusa na Kristo ku buryo nabwira abandi ngo nanjye ibyo ndimo mparanira namwe naba ari byo muharanira? Igihe rero mbona binyuranye 100%, ibihakorerwa bidashingiye kuri Bibiliya, rwose ubwo nkwiriye kuruhunga, asanga ari rwo kwingingira. Ndingingira rero ahandi mbona hari intege nke runaka, ariko aho ngaho ntago mahunga, ahubwo ndahingingira. Rero rwose izo nyigisho zibwira abantu ngo nimahungure urusengero, sibyo. Kuba ndi urusengero rw'Umwuka Wera niko kuri pe. Urusengero rwa mbere ni nge, kandi niba natuyemo n'Umwuka Wera no kujya mu rusengero rw'amatafari ntacyo bizamfasha cyane. Icyakora niba hari ijambo rizima rizanyigisha kugeza igihe nanjye menye ko ndi ubuturo bw'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Icyakora tuvuga ngo hari abazinuwe n'ibikorwa nk'ibi ngibi by'aba bana ba Eli bakoraga. Ngo nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka, kuko cyateye kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Imana itugirire ubuntu. Nongere mvuge nshimangira,
sindimo mvuga ishyaka ry'idini, sindimo mvuga ishyaka ry'urusengero runaka, kuko hashobora kuba urusengero runaka harurwanira n'ishyaka, ariko ucunguje cyangwa witegereje ugasanga iryo dini ririmo rwanira cyangwa urwo rusengero mu by'ukuri nta by'ubwami bw'Imana burimo. Si iryo shyaka ndimo mvuga, oya, aho ngaho naho guhunga, naho gutera umugongo. Tubona ikigereranyo Yesu yatanze avuga ku bafarisayo bari bafite ishyaka ryo kuzana abantu mu idini ryabo, ngo ariko bakabatera kurushaho kuba abana ba Gehinomu. Imana ibiturinde. Muri Matayo 23:15 haravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. Matayo 23:15 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'Igehinomu. Wumvise ishyaka bafite, barakora ingendo ndende ngo barajya mu nyanja no mu misozi bajyanywe no guhindura umuntu umwe, ariko bamuhinduriye ku bibi, muri make batagiye guhuza n'umwami, kuko nabo ntawe bafite. Igihe kenshi yagiye abagaya avuga ngo basacinga mu byanditswe, barondera mu byanditswe, nyamara ari we bihamya ariko ntibamubone, kuko nta shyaka ry'ibya Yesu bari bafite, nta mwete, ahubwo byari inyungu zabo. Uko bongererwa abandi niko bari bwunguke n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo nabo gutera umugongo. Ibyo ngibyo babibona n'amaso. Amagambo y'Imana, Imana yaretse mu mitima yacu, kandi abashaka umwami bose bazamenya ko bari mu kuri cyangwa se bari mu binyoma. Icyakora abararikiye iby'isi ngo bazayoba rwose, bazayobywa nabo bayobe, nabo bayobye abandi bantu. Imana itugirire ubuntu. Rero ntabwo navugaga ishyaka ry'idini runaka. Igihe idini ryanjye uzabona nta rugo rwa data rurimo, tudakangurira abantu ku bukiranutsi, tudafite ishyaka ryo gusa na Yesu, uzadutera umugongo kandi uduhunge byihuse. Niba uyu munsi ndimo gukangurira gusa na Yesu, niba ndimo gukangurira kubamba kamere yawe ko ari byo dusabwa, ndimo gukangurira ko twagera ku kigeraho iby'isi bitubera nk'ibibambwe, hanyuma igitondo kimwe ugasanga nabihinduye, ahubwo ndimo ndabibyutsa muri wowe, ndetse ukaba usanze ufite irari rike ugasiga njyewe ndikongereye mu nyigisho naguhaye, uwo nguwo ni wo guhunga rwose. Imana itugirire ubuntu. Nogere nkubaze rero nshuti y'Imana, uruhare rwawe mu kuzuza urugo rwa data ni uruhe? Mwibuke ko turi mu gihe cya nyuma, aho tukwiye gukoresha ibikoresho byose. Naritegereje nsanga ahubwo abana b'Imana bibwira ngo njyewe uruhande rwanjye ni urunguru, njyewe nzinginga ariko sinzavuga ubutumwa bwiza. Undi akavuga ati njyewe nzavuga ubutumwa bwiza ariko sinzasenga. Undi akavuga ati njyewe nzatanga amafaranga ariko nta muntu n'umwe sinzi kuvuga. Nshuti y'Imana, ni igihe cyo gukoresha uburyo bwose wahawe n'Imana. Urugo rwa data rugomba kuzura. Niba mwibuka cya kigereranyo cy'umugani Yesu yabaciriye, ubukwe bwamaze kwitegura, ubwo bw'umwana w'umwami bwiteguye, abari baburaritswemo bose batanga impamvu z'urwitwazo. Hanyuma impamvu z'urwitwazo bamaze gutanga, ibirori byateguye biburu bitaha. Hanyuma nyir'ibirori arongera atanga itegeko, aravuga ngo nimugende none mu nzira nyabagendwa, kuko ndashaka ko urugo rwanjye rwuzura. Data arashaka ko urugo rwe rwuzura, arashaka abantu bose bamenye ukuri bagakizwa ntihagire abarimbuka. Ni igihe rero nshuti y'Imana yo kongera kugarurirwa ishyaka ry'urugo rwa data ry'ukuri. Ni igihe cyo kongera kugira umwete wo kwifuza ko abakiri hanze nabo bakizwa, kandi ni wowe Imana ifite kugira ngo igukoreshe. Si igihe cyo gukoresha akantu kamwe, ahubwo ni igihe cyo gukoresha ubuntu bw'Imana bwose wahawe. Uzi kuvuga, itoze ijambo ry'Imana, hanyuma ubwira abantu iby'ubugingo uhoraho, ububwire imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu, ububwire urukundo rwa Yesu. Ufite imbaraga zo tumira abantu baze bumva ijambo ry'Imana rivugirwa. Ufite amafaranga yatange, kandi mwibuke ko nta yaba menshi nta yaba makeya. Imana itugire ubuntu. Ariko ni igihe cyo gukoresha uburyo bwose, kuko turi mu gihe cya nyuma. Uwo duhanganye nawe ngo we arimo arakorana umwete mwinshi, kuko azi ko asigaje igihe gitoya. Ubu ni Satani. Ni igiki gituma abana b'Imana dukorana ubunebwe, ibintu byose by'Imana tubigendamo gakeya, dukoresha gakeya ku buntu twahawe. Ni ukuri Imana ntikubaza ibyo itaguhaye, ariko hari ubuntu bw'Imana buri ku buzima bwanjye. Mbashije kuvuga, mbashije gutumira, mbashije gutanga ku mafaranga mfite, mbashije kwigisha abandi ibyo namenye. Dufite ibintu byinshi kandi ibyo nawe urabibashije. Mbashije gusenga ariko mavi yanjye ningingira abantu mbona imitima yabo itwikiriwe, nkabingingira batarimo no kubyumva, nkabingingira kugira ngo ubwenge bwabo butwikururwe nabo bakira umucyo w'ubutumwa bwiza. Tukwiriye gukoresha intwaro zose. Imana itugirire neza. Ndimo ndakubaza rero ngo uruhare rwawe mu kuzuza urugo rwa data ni uruhe? Urimo urabikora wikwihugiraho ni wowe data afite, kugira ngo natwe tumere nk'abavuga ngo ishyaka ry'inzu ya data rirambye. Mparanire kwifuza ko urugo rwa data rwuzura.
hakaza izindi ntama zikiri hanze nazo zikaza tukaba umukumbi umwe, tukagira umwungeri umwe ari we data. Ikindi ishyaka ry'inzu ya data ritera umuntu kwanga amafuti. Kuri Yesu yabigenje akavuga ngo mureke guhindura inzu ya data isoko, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Ishyaka ry'inzu ya data ritera umuntu kwanga amafuti. Ku kigero ki? Sinkubwira ngo hangana, sinkubwira ngo tukana, ariko hari uburyo warwanya amafuti ku kigero cyawe. Imana ishimwe cyane. Reka nangirize kuri iki cyanditswe kiri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 15. Tuzakomeza duhera cyane cyane ku ishyaka ry'inzu ya data, kuzana abandi kuri Kristo, kubwira abandi ubutumwa bwiza, umuntu ku muntu ku giti cye. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3 muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma igice cya 15 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Ngo twebwe abakomeye mu byo kwemera Kristo tugomba gufasha abadakomeye kwihangana mu ntege nke, ntidushake ibidushimisha ubwacu. Buri muntu wese, buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Reka dusubiremo aya magambo. Ngo twebwe abakomeye mu byo kwemera. Ubwo bakomeye nibo bahunze abandi, birindira agakiza kabo, banga kugira abandi bashyigikira, kandi bavuga ko bakomeye badakeneye kuba mu nzu y'Imana cyangwa mu nsengero zubatswe n'abantu mu materaniro runaka, bakwiriye kwiherera bonyine, kandi ubwo babona n'abakomeye. None ko bakomeye bazakomeza abandi ryari? Ngo twebwe abakomeye mu byo kwemera Kristo tugomba gufasha abadakomeye kwihangana mu ntege nke, ntidushake ibidushimisha ubwacu. Waba uheruka kumva ibi bintu byo kudashaka ibigushimisha ubwawe wenyine, ugaharanira n'ibyakunganira abandi ngo bakomerere muri uru rugendo? Ngo buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ashake ibimugirira akamaro bimwubaka ubugingo. Ndifuza gushimangira uyu murongo wa 2. Nashake, ngo buri muntu wese muri twe nashimishe mugenzi we, ntago bagarukiye aho, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Iyo tuvuze kubishimisha bagenzi bacu, harimo na caprice z'abantu. Caprice ubwo mu Kinyarwanda harimo ibyo abantu bibwira bitari byo, baba bagutegerejeho bitari byo, ariko icyo dushinzwe ni ugufasha abantu ibintu nabo biri bubatere ko bakunguka mu bugingo bwabo. Hari umuntu uri mutembanwa n'amafuti, agashaka ko nawe mutembana muri ayo mafuti, uramushyigikira, mugendanye mu bidashinga, uhora umushyigikira mu mafuti n'amarangamutima atifuza guhinduka no kurushaho gusa na Yesu. Si ibyo ngibyo, nkunda Bibiliya ko yagiye ibinoza. Ngo buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Buri muntu ashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Urugero rw'ibya caprice nari mvuze ni nk'umuntu udashaka gusenga, udashaka no gukurikira inzira y'Imana, ariko wowe akaba gushaka muvugane, mutakaza umwanya, ariko ntashaka umubwira iby'ubugingo. Ni ukuri twaba turimo dutakaza umwanya. Bibiliya tubwira ngo umuntu byamumara iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe. Twebwe bakijijwe bazi ko ubugingo buhoraho buhari hano imbere hano hafi. Wava muri uyu mubiri Yesu yagaruka, biratwegereye cyane. Ntidukwiriye kuba mu kintu tudafite indi ntumbero iri inyuma y'icyo dukora. Intumbero iri inyuma y'icyo dukora ni ugutera abantu gukomera muri Kristo niba baramugezemo. Indi ntumbero iri inyuma y'icyo dukora ni ugutera abantu kumenya Kristo niba batari bamumenya. Buri gikorwa cyose wakora, habe gusura, habe social, habe kugira neza, ni ibyo ngibyo. Ni ugutera abantu gukizwa niba batari bakizwa, ni ugutera abantu gukomezwa mu mwami, ntibumve batereranywe niba barageze muri Kristo. Nicyo dushinzwe. Nkaho umuntu byamara iki gutunga iby'isi byose, ukamunezeza, ukamumbebeza, ukamuririmbira, ariko atarimo yunguka ubugingo bwe. Rero byatubwiye ngo, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo buri muntu muri twe nashimishe mugenzi we, ariko sakadomo ashimishe mugenzi we, ashaka ibimugirira akamaro bikamwubaka ubugingo. Si imbere yo kugushimisha ibitakubaka mu bugingo, nturere yo kunshimisha ibitanyubaka mu bugingo. Reka da, izo rwose ni caprice nk'uko nabivugaga. Ni ukurera abajeyi ukarera umuntu uzarimbuka. Ubwo si ibyo bintu bizaba bimaze iki? Imana itugirire ubuntu. Ngo rega na Kristo ubwe ntabwo yishakiye ibimushimisha, ahubwo byamugendekeye nk'uko ibyanditswe bivuga biti, ibitutsi bagututse ni njye byahamye. Uvuko byagendekeye Kristo. Ibitutsi batutse data byahamye Kristo. Nongere nkubaze, iby'ishyaka ry'urugo rwa data bikugeze hehe? Ese wemera ko ibitutsi batuka Imana bikujyaho? Bikujyaho se ni iki? Ni ugukora uruhare rwawe.
aho gusenga ugasenga ukinginga ugasaba ubuntu bw'Imana kugira ngo bukubeho, nawe ntuzabe intandaro yo kugusha abandi, ntuzabe intandaro yo gutuma izina ry'Imana ritukwa. Twese dufite intege nkeya rwose, umuntu agizwe n'intege nkeya, ariko reka nkubwire, nugira ishyaka ry'urugo rwa data hari intege nkeya zitazakugaragaraho, kubera ko ufite ishyaka. Ntushaka ko ibitutsi bitukwa inzu y'Imana, bitukwa data, bikomeza gutukwa. Murabizi abantu bamwe bazi ko agakiza katabaho, bazi ko impinduka z'Imana zitajya zikoreka mu bantu, bazi ko twese turi abanyabinyoma, kandi inshuro nyinshi babiterwa n'ibyo babonye kubo dusangiye kwizera, niba ariko navuga, cyangwa bari mu nzu z'Imana hirya no hino zitandukanye. Iyi shyaka rero ry'urugo rwa data ryagarutse muri wowe, uharanira gutuma izina ry'Imana ridatukwa. Ibitutsi batuka Imana ukumva bikugiyeho, ukumva ugize umwete, ukumva ugize ishyaka, ukumva wakora igishoboka cyose mu bushobozi n'ubuntu wahawe n'Imana, aho gusenga ugasenga, aho kwitanga ukitanga, aho kwirinda ukwirinda, aho kwifata ukifata, kugira ngo udatuma izina ry'Imana ryongerwaho ibindi bitutsi. Imana itugirire ubuntu. Nogere nkubwire ngo ikintu cya mbere cy'abantu bafite ishyaka ry'urugo rwa data ni ukwifuza ko ntawe asigara hanze yarwo. Ubifitemo uruhe ruhare? Urimo urakora iki kugira ngo urugo rwa data rwuzure, kugira ngo abagihumeka kubwo buntu bw'Imana bumve inkuru nziza, hanyuma nabo batwikure ubwo bwenge bakizwe, duhinduke umukumbi umwe, dufite umwungeri umwe. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge, hanyuma ufate iminsi yo gutekereza, fata iminsi yo gutekereza ngo ni igiki nkwiriye gukora kubw'ishyaka ry'urugo rwa data, ni igiki nkwiriye gukora, ni igiki nkwiriye guhindura, niwe nkwiriye kugira umwete kurushaho, ni ukuwe kuboko ntakoreshaga nkwiriye gukoresha, ni ubuhe buntu bw'Imana nahawe ntarimo gukoresha kandi narabuhawe kugira ngo nabwo mbukoreremo. Ubitekereze, ubisengere, hanyuma duhaguruke n'umwete dukorere Imana mu minsi Imana itwongere inshuti z'Imana. Muzi ubuntu buba bwaraturinze, muzi ingabo ibihumbi ziba zaratanzwe ku bwacu kugira ngo turindirwe mu gakiza, muzi ubuntu twagiriwe tugakizwa, ntiduhite dupfa ngo tujye mu ijuru. Kuki Imana yampaye agakiza mu gihe nk'iki ngiki? Kuki Imana yaguhaye agakiza? Kuki wumva amakuru nk'aya mu gihe nk'iki ngiki? Ko ari wari utwikiriwe utabasha kubyumva. Ya Mana we yirengagije imyaka yawe yo kujijwa, iguhaye andi mahirwe kugira ngo natwe twuzurwe n'ishyaka ry'urugo rwa data. Urugo rwa data, apana urugo rwa Hortense, apana urugo rwo kwa Pastor kanaka. Ishyaka ry'urugo rwa data n'ibyitwa ibyo kwa Hortense, ugasanga nta nubwo arimo agera ikirenge mu cya Kristo, uzabihungire kure, uzabihungire kure. N'ibyo duhuye ngo usikamo irari ryinshi kuruta iryo wari usanganywe, uzampungire kure. Niba nanjye ntarimo nitoza kugera ikirenge cyanjye mu cya Kristo, uzampungire kure. Singwire kukubera umwigisha, ntacyo wanyigiraho. Ufata umwanya wo gusenga, ndakwinginze. Turimo turatangira umwaka wa 2025, ufata umwanya wo gusenga, usabe data ngo akongera ishyaka ry'urugo rwa data, aguhishurire icyo ukwiriye gukora, aguhishurire si icyo urimo ukora ukwiriye gukomeza. Hari abantu rwose data nasanze afite abahungu n'abakobwa hirya no hino, hari abantu bafite ishyaka ry'urugo rwa data, hari abantu barimo bakora ibyo bagenewe gukora. Komeza wicogora, amaboko yitembuka, ibitero by'umwanzi byikumara imbaraga. Komeza ariko nawe urimo ukoresha bike cyane ugereranyije n'ubuntu wahawe. Zuka ukanguke, usenge ubaze Imana ngo Mana, urifuza ko nakora iki mu gihe nk'iki? Hari n'ikindi kinyoma cya Satani gitera abantu ubwoba, bakamera nka wa muntu wari warahawe itaranto imwe, bakibwira ko data atari umunyarukundo, akavuga ngo nibwiye yuko uri umunyamwaga, usarura aho utabibye, hanyuma itaranto yawe ndayibika. Abantu rero bagaterwa ubwoba, bakumva ngo kugira ngo mbikore nabi ngo gibwe n'umuvumo ngo sinzabikora. Ninde wabikubwiye? Natwe ababyeyi basanzwe, iyo umwana ari muto arimo agerageza kwandura isahane, ugenda umubyinira buke buke ngo yageze iyo agiye, kugira ngo umushyigikire, umutere inkunga, kandi ataramenya wenda no kugenda neza. Ubu data ni umunyamabi ku buryo azaguhora ko wagerageje ukabikora n'amafuti. Reka da, azareba umutima n'ishyaka twabikoranye. Abantu benshi bahunze inzu y'Imana, barazinutswe kubera abatambyi bameze nk'abari abahungu ba Eli. Ariko ongera ugaruke mu rugo rwa data, ongera ubaze Imana icyo ukwiriye gukora, ongera ubaze Imana aho ukwiriye kuba, ongera ubaze Imana icyo yakuremeye, kandi ntukoreshe ubuntu bumwe kandi warahawe bwinshi. Twese abashoboye kuvuga, yewe n'abatabashije kuvuga akanwa, bafite ubumuga bwo kutavuga, bafite ubundi buryo bavugiramo, dufite amavi, twahamagara Imana igatwikurura abacu bagitwikiriwe. Dufite amafaranga, twatanga amafaranga, ubutumwa bwiza bukavuga bukagera kure. Twakohereza abamisiyoneri
barahari, ibigo birahari ahangaha bishyigikira abamisiyoneri, tubasangira hari kwa Pacifique n'abandi hazi barahari, aho twatanga ubutunzi bwacu abantu bagatwara ubutumwa bwiza b'abasore n'inkumi, yewe nabonye harimo n'abagore n'abagabo bagenda n'imiryango bagatwara ubutumwa bwiza aho bitari bwagera, abandi bagakomeza abandi kugira ngo bagire iryo shyaka rivuke muri bo. Ntukoreshe ubuntu buke kandi warahawe ubuntu bwinshi. Imana twuzuza ishyaka ry'inzu y'Imana. Ibibi byakorewe mu nsengero bye kugucogoza, kuba ibintu byakoreshejwe nabi ntibivuga ko ibizima bitabaho. Nyine haguruka nawe ibizima. Reka dusenge. Data, wongeye kudukangura ngo tugire ishyaka ry'urugo rwawe. Urifuza ko urugo rwawe rwuzura, urifuza ko abahungu n'abakobwa bamenye ukuri bagakizwa. Ndasenze mwambi ngo unyuzuze iryo shyaka ryari muri Kristo, uwo muriro wagurumanaga muri Paulo akavuga ko guceceka bitamukundira. Utwuzuze iryo shyaka, izo mbaraga z'umwuka wera zamanutse ku munsi wa Pentekote zikuzura abigishwa bari bafite ubwoba, hanyuma bakaguhamya bakarinda bagera mu rupfu badashoboye. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abe ari byo twuzuza, maze mwami dutware ibyawe mu buryo bwose. Uduhe gukoresha ubuntu bwose waduhaye ubuntu bwinshi nyagora ku ngoma. Dore twongeye amagara mazima no muri uyu mwaka, dore ibirenge byacu biracyari muri wowe kubw'ubuntu bwawe, dore duhaye kumenya byinshi umunsi ku munsi nyagora ku ngoma. Reka twe kugwingira, reka Uwiteka Mana Nyiringabo twe kuzinuka ibyawe ngo nuko harimo ababikoze nabi, ahubwo duhagurutse mwami mu ishyaka kugira ngo ibyiza twamenye tubyamamaze n'abandi babimenye. Ndakwinginze ngo uhagurutse abagore, uhagurutse abagabo, uhagurutse abasore n'inkumi, uhagurutse abize n'abatarize, uhagurutse abawe nyabora ku ngoma, kugira ngo ishyaka ry'inzu yawe ryongere ritwuzure. Ibitutsi bagutukaho mwami tubyikoreye, tugire uwo mwete Uwiteka Mana Nyiringabo wo gutuma icyubahiro cy'izina ryawe n'igitinyiro cy'izina ryawe cyamamara aho turi, mu miryango yacu, mu ma ofisi dukoreramo, mu masoko ducururizamo, muri kino gihugu cyacu nyagora ku ngoma, kugira ngo igitinyiro cy'izina ryawe cyongere kimenyekane, maze izina ryawe risengwe, abantu bariramye, abantu baripfukamire mu kuri no mu mwuka nyagora ku ngoma. Hagurutsa rero abo guhagurutswa, abari basinziriye wongere dukangure nyagora ku ngoma, abatakaje iryo shyaka kubera ibyo babonye bimeze nk'iby'abana ba Eli batari bitaye ku kintu na kimwe. Uwiteka we ubakize ibyo bikomere birimo biyaheza hasi atari cyo byagenewe, ukure muri bo Satani yashizemo kugira ngo barambarare banyurane n'icyo wabaremeye, maze wongere babyutse kubw'imbabazi zawe. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi, dukangure twuzuza ishyaka ry'ibyawe mwami. Turavuze ngo turi hano ku bwawe, ryajwi ryawe rivuga ngo ndatuma ninde watugendera, ryumvishe amatwi ye, ryumvishe umutima we, maze ahagurukane ibyo wamushyizemo. Bamwe babitse ubwenge bwawe, abandi babitse ubutunzi bw'amafaranga wabizeye murabaha, abandi babitse impano zabo zirasinziriye banze ko zikora none zimeze nk'izagimbye. Dukangura Uwiteka Mana Nyiringabo kubw'imbabazi zawe. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, ndagushimiye kuri buhagurutse abahungu n'abakobwa, ndagushimiye kuri bukomeze kutwungura ijambo ryawe kugira ngo tumenye byinshi, maze mwami ibyo twamenye tugende tubishyire mu bikorwa. Izina ryawe ndihaye icyubahiro. Umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe bagize icyo bafata n'icyo bagiye gushyira mu bikorwa, maze mwuka wawe dushoboze twese. Ndifuza kugukoreshereza ubuntu bwose wampaye, ndifuza ko mubona wamaye nta na kimwe cyapfa ubusa, nta na kimwe cyatakara hasi, nta na kimwe cyabaho nk'ikidahari. Erega ntutubaze ibyo utaduhaye. Uwahaye itarante ebyiri washaka n'ubundi ko bikoresha ebyiri, ntiwifuza ko yakoresha eshanu atahawe. Niwe wahaye imwe wifuzaga ko yakoresha imwe yahawe. Ndasenze mwami ngo ukore ku maso yanjye ubuntu bwose wampaye mugukoreshereze. Mushimira urukundo rutagira akagero wankunze, maze mpinduke igikoresho cyo gutuma urugo rwawe rwongera rukuzuramo izindi ntama zikiri hanze. Abandi bahungu n'abakobwa bakiruye hirya ngiyo aho narinduhiye, nabo bakaza bakakumenya. Utwuzuza ubwenge bwawe n'imbaraga zawe. Urakoze, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mana ibahe umugisha, murakoze kuba mu ijambo ry'Imana. Tuzakomeza